Ndagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques Channel, nkwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uri hose, waba uri muri iki gihugu cy'u Rwanda ndagusuhuje, waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndagusuhuje, abari muri United States ndabasuhuje, ndabibona yuko munkurikirana, abari Saudi Arabia, Kongo Kinshasa, Tanzania, Uganda, Zambia, abo bantu bose ndabizi yuko munkurikirana, murabinyerekana kuri Uwiteka ajya bakomeza kubaha umugisha. Rero ndagusuhuje wowe aho uri hose, mbabwira ngo Uwiteka nakomeza bampera umugisha. Uyu ni umunsi tugiye kwiga ku kintu gikomeye, kimwe mu bintu bishobora gutera impyiko. Ese waba urwaye impyiko? Ariko niba tuvuze ngo ni igitera, tugiye kwiga bimwe mu bimenyetso by'uko urwaye impyiko, ni ukuvuga ngo dushobora no kubona uburyo ki wakwirinda. Dukunda kuvuga imiti myinshi, tuvuga impyiko tukavuga n'imiti yazo, ariko se wowe utarazirwara birashoboka yuko wakwirinda mbere yuko zizakugeraho. Ni byiza rero ahangaha dutanga ubujyanama ku ndwara nyinshi, zaba impyiko zaba izindi ndwara, tugenda dutanga ubujyanama kandi bigafasha abantu benshi. Tugeze kuri subscribe 4,100, turifuza kuzamuka byibuze tugere kuri subscribe 6,10. Ndifuza yuko mukanda subscribe. Mwebwe abenshi muri kubireba kandi ntabwo muri gukanda subscribe, nimuduhe avantage, mukande subscribe, mukande like, mushyireho comment, ndetse ibi biganiro mukoreshe ya mu bihe n'abandi kugira ngo babashe kwifasha, kuko birashoboka yuko wowe ushobora kuba utarwaye kano kanya. Ni ukuri pfukama ushima Imana yo mu ijuru yagufashije ngo nturware, ariko nawe urwaye ni ikibazo cy'igihe kugira ngo weguke ukire. Ariko kurikira kuva wageze kuri iyi channel, ndakubwira ngo byenda niyo mpamvu ugeze kuri iyi channel, kugira ngo wibonere umuti ugende wivurukire. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Rero kurikira iyi channel, reka turebe bimwe mu bimenyetso by'umuntu urwaye impyiko, kuko ushobora kuba uzirwaye nyamara kandi ukaba utanabizi. Reka turebe rero bimwe mu bimenyetso by'umuntu urwaye impyiko. Nitwa Musabyimana Jacques, nk'uko murimo munyumva kuri YouTube channel yanyu. Uyu munsi nashimye ko turebera hamwe indwara y'impyiko, imwe mu ndwara abantu benshi barwaye batayizi, kandi yica nabi iyo itavuwe kare. Tujye tunarebera hamwe rero uburyo bwiza bwo kuyivura igakira burundu. Ibi bintu dukunze kubivuga yuko iyi ni indwara ibasha gukira burundu, igakira. Gusa niba uyirwaye, reka mbe ntanze umuti mu gihe utarakoresha ya miti, aka kanya bukoresha amazi menshi. Niba watangiye kwiyumvamo impyiko, gukoresha amazi menshi. Byibuze ku muntu mukuru ushobora gufata nk'akajerekani ka litiro 5, byibuze ukibarira yuko ubasha kukanywa ukakarangiza. Ahangaha impyiko ushobora kuyivura. Ariko se ubwirwa n'iki yuko urwaye izi mpyiko? Kuko abantu benshi bazirwaye batanabizi. Indwara y'impyiko rero scientifique ni ububabare butangirira mu mugongo wo hasi bugaca kumanuka mu kibero,
mu ivi no mu kirenge bitewe no gufatwa cyane no gukandamizwa k'umuti wa scientifique. Uyu muti iyo umaze gufatwa ugakandamizwa cyane, ahangaha tuvuze hatangira kugenda hakurya, bihereye mu mugongo wo hasi ukamanuka mu kibero, bikamanuka mu ivi ndetse bikagera no mu birenge. Ahangaha ukirwaye ubu ngubu iyo ugifatwa gutya, abenshi ntabwo bashobora kumva yuko ari impyiko barwaye, ariko nje kugira ngo mbanze mbibabwire. Niba watangiye kwiyumva gutya, imiti irahari. Subira muri videwo zanjye inyuma uragenda ubonamo imiti. Gusa n'ahangaha ndagufasha, ntabwo naza ngo ngende gutyo. Mu by'ukuri ushobora kwibaza uti, ese mu by'ukuri ibi byaba ari ukuri? Nyine ni cya gihe disike y'umugongo iba yasohotse igakandamiza umutsi nk'uko twabivuze hejuru, gukomeretswa cyane mu kugwa nabi. Ushobora gukomereka waguye nabi, ushobora no guterura ibintu nabi, kuko ibi byose bishobora gutera iyi ndwara y'impyiko. Guterura ibintu biremereye kandi ukabiterura nabi, kwicara cyangwa guhagarara umwanya muremure cyane, ibi nabyo bibasha kugutera impyiko. Wicaye ahantu hamwe ntabwo uri kuhava ngo ukore ka muvomo, cyangwa se uhagaze ahantu hamwe nturi kuhava ngo ukore ka muvomo, ibi nabyo bibasha kugutera impyiko. Kubyibuha cyane, ibi nabyo bituma impyiko ishobora kugira ikibazo. Ububabare buva mu mugongo bugaca mu kibero bukamanuka, ushobora kumva ububabare butera nk'amasasu. Ubu bubabare burababaza kuko buza ari nk'amasasu, kubita ukumva urabangamiwe, uraribwa. Cyangwa ukagenda udedemera ikirenge, cyangwa se muri make kidafata hasi. Ibi byose ni ibintu bishobora kukwereka yuko urwaye impyiko. Wakwivuza kandi wakwirinda. Reka turebere hamwe uburyo bwiza wakwirinda niba ufite ubu burwayi, cyangwa se ukaba utabufite. Wabyivuza cyangwa se ukabyirinda. Subira muri videwo yanjye imbere, urahasanga uburyo ki ushobora kuba wakwivura izi ndwara. Ariko noneho reka turebe uburyo ki wakwirinda mu guterura ibiremereye. Reba yuko udahagaze nabi kandi ugorora umugongo. Irinde kwicara umwanya muremure udakora ka muvomo, cyangwa guhagarara umwanya muremure udakora ka muvoma. Ibi ngibi barimo barabitubuza kandi nanjye ndabikubujije. Kora imyimenyerezo yoroheje yo kugorora umugongo, ubwo ni ka siporo. Gabanya ibiro niba uri mu barengeje urugero, cyane cyane ukora siporo. Kora siporo cyane cyane. Ndaje nzabakorere na videwo y'uburyo ki wagabanya ibiro. Rero nyuma y'ibyo ngibyo, uko kwaro kwirinda uburyo ki ushobora
kurwara iyi ndwara. Banyarwanda, banyarwandakazi, abantu bose batuye iyi si, bwari uburyo ki bwo kwirinda kuba warwara iyi ndwara y'impyiko. Hari imiti myinshi rero y'ibimera ushobora gukoresha wivura izi ndwara zigakira kandi neza. Hari umuti wa mbere twita umukaratusi. Sinzi niba muwuzi, ariko reka ngerageze, ntacyo nabima, reka ngerageze ngushake ahangaha nkubazanire kuri screen. Ngira ngo murimo murareba umukaratusi nguyu. Teka amababi mu mazi abiri, wabanje kuyasekura, wiyogesha ayo mazi cyane, woge amababi yayo cyane, wiyunyuguza n'ayo mababi yayo, kuko ni umuti ufasha kugabanya ububabare no gufungura imitsi kuri iki kimera maze kubabwira, umukaratusi eucalyptus. Kabiri, turaza gukenera tangawizi. Teka uduce 2 cyangwa 3 mu gikombe cy'amazi. Nakubwiye kubiteka iminota 10. Ngaho kamuriramo ikibabi cya aloe vera, unywe igikombe mu gitondo na nimugoroba. Byirukana uburibwe mu ngingo. Ibintu nubikora birirukana uburibwe buri mu ngingo. Mwarahiriwe rero, ndabakunda. Uyu munsi numvaga nifuza yuko tuganira kuri bimwe wakoresha wirinda uburwayi bw'impyiko, ndetse n'imiti dushobora gukoresha ukaba wavura uburwayi bw'impyiko. Uwiteka bampera umugisha, Uwiteka abiteho. Imana y'amahoro itagira uko isa ibane na buri wese ukurikira cano ya Musabyimana mu izina rya Yesu.